kandi turanabafite koko benshi. Ubutumwa tukabaha ni ukubabwira ngo, ni ukubasaba ngo badushyigikire. Babonye ko konseri yacu ku nshuro ya mbere twagize abantu benshi, abantu barishimye, bivuze ko ku ino nshuro rwose noneho byagenda neza kurushaho, badushyigikiye no kurusha uko badushyigikiye n'ubushize. Badushyigikire nicyo twabasaba. Hari uburyo butandukanye bwo kudushyigikira, ari muri myiteguro, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'inama. Izo zose ni support tuba dukeneye. Rero hari uburyo butandukanye. Ubutumwa naho abakoriste uko njye bazi bakunze korali kandi turakorana, tukubabwira ati bakomere kandi bakomereza aho, dukorane cyane, ibintu bizagenda neza, abantu tuzabaha ibyishimo, Imana nayo izadufasha. Ukwemera, urukundo, ubumwe, iyogeza ubutumwa. Groupe de Jeunes Kristo Sirenya ati nk'uko mumaze kubimenyera, ni wa mwanya n'icyagihe cyanyu ngarukamwaka. Ni konseri ibitegerejwe kandi yiteguwe, yitabiwe n'abantu benshi. Iyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu, aho tugiye kwibanda, ariko mbere na mbere reka tubanze dushimire kandi tubahe amashimwe akomeye cyane. Konseri ishize mwatubaye hafi, mwaradufashije, haba mu buryo bwo kwitabira, uburyo bw'ubushobozi, amasengesho n'ibindi. Amashimwe tuyabagejeho, ni ukuri twarishimye cyane. Uyu munsi ni muri 2026. Ese konseri y'uyu mwaka noneho ni iki igiye kuba itwereka? Muri kano kanya rero kuri YouTube channel yacu ya Groupe de Jeunes tugiye kubagezaho byinshi mugomba kumenya kuri konseri y'uyu mwaka noneho yo izaba irushijeho kuba nziza cyane kurusha iyo umwaka ushize. Uyu munsi twagira amahirwe yo kubana na bamwe mu bayobozi ndetse n'abareberera Groupe de Jeunes kugira ngo batubwire uko uyu mwaka konseri izaba imeze, uko konseri bari kuyitegura, uko biteguye kuzatugezaho konseri nziza cyane nk'uko mumaze kubimenyera mu majwi meza yabo ndetse n'ubwiza ni beza cyane, namwe murabizi cyane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu bayobozi ba Groupe de Jeunes. Erwa, umeze ute? Meze neza cyane. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane. Konseri ngo bimeze gute? Konseri byashyushye. Byashyushye cyane. Abantu ngo barabiteguye cyane cyane, ariko cyane mu makuru mfite nuko babiteguye cyane. Tugaruke gato inyuma. Iyo ushize n'icyo watubwiye, n'iki cyagutunguye, ibyo bimeze gute? Iyo ushize ikintu cya mbere cyantunguye ni abantu bitabira igitaramo cyacu. Mu gutegura twumvaga tutazarenza nk'abantu 50, twumva ko ari bano dukorana basengera muri Central Busanza, batuba hafi umunsi ku munsi, ariko twatangajwe no kubona abantu baturutse ku mpande zose z'igihugu baje kutureba bishimye, none bagataha bishimye, tukageza undi munsi, twatanye undi munsi tukiri muri sale, abantu banze gutaha. Icyo kintu cyadushimishije cyane, kidukora ku mutima, nanone turabasha nyine nko kumva uburemere bw'icyo kintu, ariko urumva ko ni mu buryo bwiza cyane, turabishimira cyane. Yego, uko bigaragara ko nuko byari bimeze byagenze neza, kandi twizera ko n'uyu mwaka bizagenda. Uyu munsi tugiye kureba ese umwihariko wa Gladius Deus Concert ya kabiri ku buryo noneho w'umwihariko. Umwihariko wa Gladius Deus Concert edition ya kabiri. Yego, edition ya kabiri. Umwihariko wa mbere, reka nse ngusuye inyuma gatoya, mu gutegura Gladius Deus ya mbere bwa mbere mu mateka dutegura concert, twitaye ku miririmbire gusa. Twumva ko ibyo tugomba kwitaho cyane ari abantu bazaza kutureba muri salle ahantu twakoreye. Iyi nshuro noneho hagiye kwiyongeraho akandi gashya, kuko tugiye kongera standard ya performance. Birumvikana abazaba bahari, noneho tukita cyane no ku bazaba badahari, cyane cyane nko dukurikirana mu bihugu bya kure, ahantu hakure, bakabasha kureba indirimbo twakoze none mu buryo bwiza bugaragara neza, mu majwi yayungureho, mu majwi meza, mu mashusho meza, byose none mu by'ukuri ni concert izaba yazamuye urwego inshuro 7 zikubye izo concert ya mbere za Gladius Deus Edition 1. Turi kuri edition ya mbere uko yagenze.
ni irihe somo mwakuyemo rigiye kubafasha noneho gutegura edisiyo ya kabiri ku buryo izaba noneho irenze iyo edisiyo ya mbere uko yagenze? Murakoze cyane. Edisiyo ya mbere harimo akantu ko wenda ko kutamenyera cyane amakonseri mu gutegura ari ubwa mbere, ari byinshi tutari tuzi. Edisiyo ya kabiri noneho ije hari experience dufite. Ubu tumaze kumenya icyo konseri ikenera. Hari ibikenera, hari uriyikenera ubu ngubu. Ino nshuro noneho ni ukuzamura urwego, ahantu dukorera hakaba hasa neza, twebwe tukaba dusa neza, urwego turi kuririmbiraho rukaba ruri hejuru, n'indirimbo noneho dukora nazo zikaba ziri hejuru. Iyo niyo edition 2 tubafitiye. Reka noneho tuve muri byo wenda kunavuga ngo ni ibya tekinike, tujye ku by'ubuyobozi noneho. Ubuyobozi muri kwitegura gute? Ese ni iki noneho musaba haba abo bakunzi banyu, ndetse n'iki kuko urumva ntabwo konseri isa ibintu byinshi. Niyeho umuntu yabasanga akavuga ati ngende umukunzi wa Groupe des Jeunes Kristo Serenya ati ndumva ino konseri edisiyo ya kabiri nanjye nashyiraho itafari ryanjye. Ni hehe yabasanga? Ni gute kugira ngo nabo iriya konseri nanjye rwose ifitemo hari kuko Groupe des Jeunes ndayikunda? Hari abantu benshi bakunda murabizi. Noneho mu buryo bw'ubuyobozi nimutubwire ese abantu ni gute babageraho kujyanye n'icyo gikorwa? Murakoze cyane. Uburyo bashaka kutugeraho mu kudufasha gutegura ino concert, Gratias Deus Concert Edition 2, harimo inkunga ya mbere dukeneyeho ni isengesho yo kugira ngo bizagende neza. Iya kabiri no kuzitabira uwo munsi by'umwihariko. Harimo n'umwihariko wo kuzakoresha amatike. Harimo urumva inkunga ya mbere twasa no kwitabira icyo gitaramo, bakaza twishimana, tugashima Imana muri rusange. Noneho by'umwihariko hari nk'umuntu ushaka kugira igitafari ashyira ku myiteguro ya konseri yacu, ashobora guca kuri MomoPay ya 57 46 60. Iyo MomoPay yanditse kuri Elwa, niyo bashobora gucaho bashyira itafari mu myiteguro yacu kugira ngo noneho bizagene neza, kuko konseri n'urugo rwose aba ari umunsi mwiza, umunsi wo kwishima, umunsi wo gutarama. Burya gutegura ni ibintu bivuna, bameze nk'aho tugiye gushyingira. Muri make ni konseri dushaka kujyana nka mariage mu buzima busanzwe, ni nka mariage ya korali. Ubwo kuri twebwe ni mariage ya Groupe des Jeunes Kristo Serenya. Yego, ubutumwa bwa nyuma ni iki wagenera abakunzi ba Groupe des Jeunes ndetse n'abakoraliste ba Groupe des Jeunes? Ni iki wabagezaho muri iki gihe cyo kwitegura edisiyo ya kabiri Gratias Concert, ku buryo abantu bumva ko igihe cyageze, hasigaye iminsi mike? Rero ubutumwa waha abo bantu bose bakunzi ba Groupe des Jeunes ndetse n'abakoraliste bagenzi babo? Ubutumwa bwa mbere nshaka kugena abakunzi ba Groupe des Jeunes ni ukubashimira byimazeyo cyane ku rukundo badahwema kutugaragariza guhera ku munsi wa mbere kugeza amagingo aho tumaze kugira urwego ruto tuzamukaho. Ubutumwa nabagena tujo n'ubundi ni ukuguma kudushyigikira. Hari uguca nko ku mbuga zacu, wenda bakaca amakomenti bakatugira inama, bakaduha ibitekerezo. Hari n'ukuntu bashaka no kugira igitekerezo baduha ukuntu bumva twazakoramo iyo konseri. Ibyo na byose biremewe. Noneho ubutumwa nshaka kugirana abakoriste bacu bwite ni ubutumwa bumwe gusa, ni ukwitabira nabo mu marepetisiyo kenshi, kugira ngo abazaza batuganya bazitabira ubutumire bwacu, ku buryo bazaryoherwa, ku buryo binaye ngombwa twazasubiramo ibyo twakoze umwaka ushize, twageza saa 8 saa 7 paka abantu bagataha bishimye, bishimiye Imana, bishimiye twebwe, bishimiye nk'icyo gikorwa muri rusange. Muri kano kanya tugize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuyobozi wa Groupe des Jeunes, akaba ndetse ari muri komite ngari iri gutegura ino konseri mu bijyanye no kwitegura haba imyambarire ndetse n'ibindi. Amakuru ibijyanye n'imyambarire, konseri ubundi ari igitaramo abantu bagomba kugaragara neza, bakaririmbana neza. Rero n'ikijyanye n'imyambarire nacyo turi kukitaho muri iyi minsi. Nk'uko mwabibonye, izaba ari konseri ariko iri ceremoniale mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So n'imyambarire rero izaba ari imyambarire rwose ijyanye nyine n'umunsi mukuru cyangwa n'ikirori, niba ariko nabivuga.
imyambarire turimo turayitaho neza, tuba twambaye neza mu mabara meza, mu myambarire iri elegant. N'abadukurikiye ahubwo nabo tuzagenda tubaha updates, tunababwira ama dress code abo bizashobokera, ariko dushaka ari igitaramo kizaba ari igitaramo kabisa kiri class. Reka tugaruke gato kuri edition ya mbere ubushize uko yagenze. Nka komite wari uhari, ese ni iki cyabagoye ubushize? Ikintu cya mbere iteka ryose nyine kiravuna, concert bwa mbere dukoze concert. Rero ayo makuru yose kumenya ngo concert bayitegura gute, abantu bajya muri mood ya concert gute, indirimbo, byari ibintu byinshi icyarimwe twagombaga gutekerezaho no kurebera hamwe kandi tunakora. Rero navuga ko challenge yari organisation na management. Gusa uyu munsi iyo experience turayifite, tuzi ibisabwa kugira ngo concert igende neza, izo information zose, kandi twagiye tugira n'ama feedback kuba avuturutse mu bantu batandukanye bagiye bakora ama concert imbere yacu. Concert yacu ubushize yitabiriwe n'abantu bavuye mu makorali menshi atandukanye. Rero twagiye tubona feedback kandi nziza, nekiza ko kuri no nshuro hari ibintu byinshi bizakosoka ari muri organisation, ari uko tuba tugaragara. Arrangement ya concert mu show rusange ya concert izaba imeze neza kurusha uko byari bimeze ubushize. Imyiteguro yo irakomeje, muri kwitegura haba mu buryo bwa tekinike ndetse no mu buryo bwo gutegura nyine concert, kuko itwara ubushobozi, ibyo birumvikana. Ugereranije n'igihe gishize ndetse n'igihe gisigaye kugira ngo concert yacu ibashe kuba, murabona tugeze kuri kangahe kwijana? Ese ibibura nibyo byinshi cyangwa muri gufinaliza nyine concert ku buryo bwo ko igihe gisigaye n'ibisigaye bizaba nyine byamaze gutungana? Navuga ko imyiteguro igeze kure mu buryo bwose, yaba ari kwiga indirimbo bwo rwose turi ku rugero ntatinya kuvuga ko turi hejuru ya 70%. Ujyanye n'ubushobozi turacyakusanya, turakora y'abajene n'ugukusanya, ariko turabizi ko dufite abantu benshi badukunda, natwe ubwacu dufite ubwo bushake. Uko aho bigeze hose mu buryo buri financial, nabwo ntago nabwo ko ari ahantu habi. Ego turateganya no gukomeza gushakisha inkunga mu buryo butandukanye, ndetse turanateganya kugurisha amatike kuri no concert kugira ngo bizadufashe financially. Rero nekeza yuko aho bigeze mu buryo bwo gutegura bw'amafaranga n'ibindi, nabwo navuga ko tukiri kure cyane. Gusa tekinike yo kwiga indirimbo n'ibindi bijyanye n'indirimbo byo turi ku rwego rushimishije. Uyu munsi turi ku rwego rushimishije, n'uburyo bw'amafaranga nabwo dufite strategy zitandukanye turimo turakoresha, kandi rwose dufite icyizere ko bizagenda neza. Ubutumwa waha abakunzi bacu? Abakunzi bacu kandi turanabafite koko benshi, ubutumwa twabaha ni ukubabwira ngo, ni ukubasaba ngo badushyigikire. Babonye ko concert yacu ku nshuro ya mbere twagize abantu benshi, abantu barishimye, bivuze ko kuri no nshuro rwose noneho byagenda neza kurushaho badushyigikiye no kurusha uko badushyigikiye n'ubushize. Badushyigikire nicyo twabasaba. Hari uburyo butandukanye bwo kudushyigikira, ari muri myiteguro, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'inama. Nkuko muri kubibona noneho ubwo turi kumwe umwarimu, umutekinisiye, umwigisha. Yego. Arivuga. Amazina yanjye ni Shimwa Joseph Alpha. Nkaba ndi umutekinisiye, umucuranzi. Muri rusange nyine ndi umunyamuziki. Nkaba rero mba no muri chorale groupe de jeunes Christus Regnat. Ari ibyo. Wowe udufasha kugorora amajwi tugahoza, kwiga indirimbo, kukuza muziki muri rusange muri chorale kugira ngo tutere imbere kurushaho. Turi kwitegura. Turi kwitegura edisiyo ya kabiri gratis concert. Mwarimu ababona byinshi, mwarimu abatanga byinshi, ariko akabona byinshi cyane. Akabona aho haba ari kwigisha, ari kumenya aho bari kuva n'aho bari kwerekeza. Ushigaje igihe kitari kinini, ariko nta nubwo ari gitoya. Ese uri kubona korali uburyo bw'imiririmbire by'imitegurire, ariko byo kuririmba urabona bigeze hehe? Mu by'ukuri hasigaye igihe gito, si kinini cyane, ariko nanone ndebye uburyo twiteguye. Bajya bakunda kuvuga wenda ngo abantu bajya bavuga ati igihe cyaradufashe, ariko mu by'ukuri nticyadufashe, ahubwo uko ndi kubibona turagendana, kuko natwe twatangiye kwitegura hakiri kare urebye, kuko nk'uko bagenzi banjye bagiye babivuga,
Eh, ino edisiyo ya kabiri twashaka kuza kuba iri kuri standard ikomeye iri hejuru, niyo mpamvu wenda sinzi niba wari buze kubimbazaho, ubu wenda uraza kubimbazaho kugira ngo bisobanure byimbitse uburyo umuziki twateguye karite yawo dushaka gutanga, n'impamvu twabihisemo gutyo kugira ngo akaba ari nayo mpamvu twahereye kare kugira ngo tubyitegure neza. nibyo nari ngiye kubaza ngira ni ese agaseke muduhishi karimo iki? Aka gaseke rero kuvuga kazishyurwa kugira ngo umuntu akumve neza, ariko baciye mu mayange wenda ni ukuvuga mu bantu bakunda kumva umuziki ibyo twita ibihe by'imiziki byagiye bibaho mu mateka cyangwa se icyo twakwita era ya music. Ni ukuvuga twahereye mu gihe cya Gregorien tugera muri za baroque, tugera muri classique, tugera muri romantique ariyo yakomeje na n'ubu tugenda hakaza za pop n'ibindi bigenda biza. Ni ukuvuga twashatse noneho gukora by'umwihariko era iri classique ariyo muzimo abanyamuziki bamwe ba kera bazwi b'abanyabigwi ba Mozart n'abandi. Umuziki no twashatse gukora, niyo mpamvu twavuga ko kuri standard iri hejuru, ariko ariyo mpamvu twabiteguye igihe gihagije kugira ngo bizabe bifite kala byagombye kuba bifite. Abantu ni byinshi biteze kuri Groupe de Jeunes kuri no concert edition ya kabiri, kubera ko iya mbere iri mu byashimishije abakunzi ba Groupe de Jeunes ndetse n'uburyo cyagenze. Nk'umwarimu akaba n'umutekinisiye wa Groupe de Jeunes, ni iki wavuga ku ugereranije n'uko ubushize byari bimeze ndetse n'icyo twakwitega ubu ngubu ukaregeranya n'iminsi isigaye? Se urabona iminsi isigaye turi buyikoreshe neza ku buryo abantu iyo karite bavugaga ko bazayibona bakaba uko bakwifuza nuko edisiyo ya gatatu izaza noneho yo arakataraboneka? Icyizere cyo kirahari, ni ukuvuga iminsi isigaye yego haba ari kiri byinshi umuntu atunganya, ariko dufatanyije na komite ya Chorale na tekinike yose ndetse n'abandi bakoriste muri rusange, tukugerageza kureba uburyo twakaranje ibintu kugira ngo akazi dusigaranye muri iki gihe gisigaye tukanoze kugira ngo abantu tuzabahe ibyo bifuza. Ni ukuvuga ubushize uko byagenze nuko n'ubundi babivuze abagenzi banjye bizaba byisumbuyeho, kalite z'abasoliste kubera urumva imyitozo twarayikajije kurushaho, izaba yegeye hejuru. Ikindi abacuranzi uburyo ibintu bizaba biri orchestrated, bityo abantu bazacuranga rwose bizaba biri kuri standard ifatika, uzaza wese ntazinuba ahubwo azifuza ibindi byinshi, kandi natwe turi tayari kuba twabafasha. Ubutumwa baha abakoraliste ndetse n'abakunzi banyu? Ubutumwa naho abakoraliste uko njye bazi bakunze korali kandi turakorana, tukubabwira ati bakomere kandi bakomereza aho, dukorane cyane, ibintu bizagenda neza, abantu tuzabaha ibyishimo, Imana nayo izadufasha. Kristo Sirenya ati kugira ngo nawe atubwire uko bari kwitegura. Etienne, amakuru? Makuru ni meza. Meze neza. Konseri ngo yashyushye cyane. Iri kutuzenguruka mu mutwe. Yego, reka tugaruke dusubire inyuma gato. Konseri y'ubushize ni iki cyagutunguye ku nshuro ya mbere mwitegura? Njye ikintu cyantunguye ni kimwe, umubare w'abantu benshi mu bijyanye no kwitegura no kwitabira konseri, abaririmbyi, apana abantu kwitegura kwa Groupe de Jeunes kugira ngo, kuko ntabwo byaba ibintu byoroshye, ni konseri ya mbere mwari muteguye. Ni iki nyine cyabatunguye, ni iki cyabagoye ku buryo nyine mugira ngo muvuze ngo konseri igenze ko twayishaka? Ikintu cyadutunguye cya mbere ni ukumva nyine gutegura konseri bwa mbere, kumenya ibigomba gukorerwa muri konseri kugira konseri igende neza, nyine byaratugoye, biranatuvuna, dukora amavatime menshi urumva. Ariko wenda finally abantu nabo baje ari benshi bashaka kureba ngo ikorali iteguye igitaramo bwa mbere kiba kimeze igiti, kandi uko baza ari benshi cyane biranadutungura cyane. Ariko ibintu byatugoye cyane nyine ni uko gutegura, nyine kumva ngo uzaye gupresenta imbere y'abantu bwa mbere, biri mu bintu nyine byatugoraga no kubyumva mu mutwe, ntabwo bamwe banabyumvaga. Reka noneho tugaruke kuri
edisiyo kabiri ni iki tugiye kwitega none nyuma y'uko ni iya mbere noneho edisiyo ya kabiri ni iki twitega? nyitega ibintu bishyashya kubera ko twize ibyo twakoze bitagenze neza, twarabyize, ubu ngubu ni igihe cyo kubikosora. Noneho wenda ntabwo muze ngo turabikosora 100% kuko ari igihe hazamo limitation y'ubushobozi, ariko icyizere mfite ni uko byinshi cyane bizakosoka kandi bizaba biryoheye amaso n'amatwi. Umuyobozi ati twebwe icyo tugomba gukora turi kugikora, umutekinisiye nawe ati aho bigeze ubu ngubu ndumva ko hari akazi maze gukora. Ese abakora rimwe bimeze gute? Abaririmbyi ni ukwitabira no gufata indirimbo mu mutwe, nta kindi, kubera yuko ari cyo kintu dusabwa. Amajwi tugagorora amajwi, buriya gukora vocalize, gukora repetition nyinshi niko ijwi rigenda rigororoka. ubutumwa waha abaririmbyi bagenzi bawe ndetse n'abantu biteguye edisiyo ya kabiri, abakunzi banyu muri make? Reka mbere ku abakunzi ikintu mbasabye, mukunda groupe de jeunes, munayifashe kudufasha. Ubu ngubu ntabwo ari ukudufasha mu bundi buryo, ni ukugura tike yawe, ukagura tike twarazisohoye, barebe kuri flyer kuri platform zacu hose biriho, bagura amatike ubundi bazaze. Uwo munsi mbijeje yuko batazicuza. Abaririmbyi rero bagendanye ikintu mbabwiye, twitabire, dufate indirimbo, tugorora amajwi kugira ngo tuzatange full package kuri uriya munsi. Abakunzi bacu bazabaje ku bwishi, bazatahe banishimye, tuzongere tugirane nawe ku munsi wa kabiri tukiri kumwe nabo, kwera ibyishimo byinshi cyane.